ariko sheri mfite igitekerezo pe kimeze bite se sheri none se nyine ko mubona tumaze igihe tubana haretse tukajya kwandikisha amasezerano tugasezerana yakoze ko ntawe utaniye n'abahanzi baririmba ngo rurashonga ubu igihe twabaniye dukundanye nta kibazo nta nkomyi urumva ikintu kizashimangira urukundo rwacu ari amasezerano oya ntabwo mvuze ko cyashimangira urukundo rwacu kuko n'ubundi dusanzwe dukundana none ikibazo ni ikiza ariko niyo tugasezerana kuko leta irabisaba gasheri ndabyumva wenda no kuvuga ngo ubuyobozi burabisaba ahubwo burabitegeka nibyo abantu bagomba kubana barasezeranye ariko icyambere n'urukundo umuntu aba afitiye undi wenda kubahiriza amategeko aba ari byiza sibyo ariko no kwizera nibyo bya mbere kikawenda nimba wumva utangiye kugira dute mu rukundo mukunda ariko se sheri kugira ngo ntabwo byizeye umva urukundo rero rwa mbere kurenza ibindi wenda sinzi ukuntu bifata mu burenganzira bwawe ariko ibintu byo gusezerana twabanza tukabipanga neza tukabyigaho kuko urumva n'ibintu bizasaba amafaranga bigasaba imiryango kandi nawe urabizi ukuntu hano mu rugo bimeze ariko abantu muganishije ibintu muvuga nibyo pe nta kibazo ntacyo bitwaye tugume twibanire gutya icyambere ni urukundo numva se sheri icyambere ni urukundo ni nacyo ngukundira kandi rega nibyo no kuri sheri ubundi se wagize ngo biriya bintu byo kuvuga amasezerano nibyo rwose pe tuba tugomba gukurikiza gahunda za leta kuko kuri iki gihugu kigwa n'abaturage umupaka wenda se n'ibigikikije ariko kikagira n'amategeko yesi n'ubutaka urumva ariko ntabwo ari byo biba byihutirwa cyane nasi twikompurika reka nimba utanyizeye oya nta mpamvu yo kwikompurika ndabizera murabizi ahubwo birenze nuko mubitekereza wumva se oya nawe ndakwemera ariko sheri ndashaka kujya kurwaza Karine kuko nyine murabona yagiye kunyohereza iriya mesaje ababaye pe ubwo se urakomeje sheri ariko se sheri ko wagira ngo birakubabaje kandi ni ukuri nanaberetse mesaje yanyandikiye kandi ngira ngo murabizi muzi neza ko ari mbafata nk'icyitegererezo pe muzi neza ko Karine mufata ni inshuti yanjye magara ni nk'umubyeyi mbega ngira ngo murazi amateka yanjye nawe ndabyumva nyine ntabwo ariko uzagenda da azavuga ngo wenda nako bana ni nta kibazo sheri baba murakoze cyane n'ubukwe oya nta kibazo numva bakunze kurushaho nari mfite impungenge yuko mutari bubyemere oya nta kibazo nyine urumva se nyine byanshimisha reba niba kirayishuka ariko umuntu akiryamyemo wenyine oya ariko ni mwihangane kuko ni ubufasha rega natwe twamukenera nta kibazo da nta kibazo kabisa maze nari nzi ko utari seriye nako nari nzi ko utazagenda nzagenda mpaka akize mwebwe ntimugire ikibazo ariko nyine ntimuhangayike namara koroherwa nzahita ngaruka ngo ingoro birambabaje rero buriya ahubwo ngize imana wambwira gatoya nkareba ko byibura bera nawe aza mwabina bituza bya Aburahamu tukamarana igihe byibura turyoshye ahubwo waza kumaza y'ukwezi ariko siko mubaye nk'abaguye mu kantu kandi mumaze kubinyemerera umuranzamarayo icyumweru kimwe gusa none se sheri uzagenda ryari nyine sheri nende guteganya ko nagendesha Nanti kalau itu tadi bawa dia anda. Bons. Ya, bilang cemisis. Nyine bera. Nari nguhamagaye nyine ngutunga ndavuga ati byawe byose hari gihe wambwira ngo turabona nimugoroba cyangwa se ejo. Ariko nyine ikintu kinshimishije cya mbere. Nta gaciro umpaye rwose. Sheri. Rego ukunda ntabwo wamubwira umwanya.
ntukagire ikibazo kuko ndagukunda cyane. Ariko sheri hari akabazo gato dufitanye ariko ntabwo nzi ngo kazakemuka gati. Ako sheri rwose wenda ibibazo bufite ndabyumva pe. Rega nawe mba ngifite. Niyo mpamvu guhamagara nkubwo ati ndagukeneye byihutirwa ntago mba mpumeka. Urumva uzi ko byonyine nsigaye ntekereza kugira ngo ndikurodere nka bya imashini bya gorira. Guhumeka simba mpumeka neza tutari kumwe. Kandi ubwo waje nanjye nkaba mpari. Ndizera ko uyu munsi umva uraza kugenda ikibazo cyose ufite gikemutse. Sheri ndagira ngo hari ikindi kibazo ndimo ndavuga. Nibaza uburyo tuzajya duhora duhurira mu muhanda buri munsi abantu b'abasirimu nkatwe. Buri munsi iyo musabye kugera iwawe ubona ntazi ukuntu baye. Ese ubona yuko njyewe nakwishimira guhora gukundana n'umuntu ntazi ahantu ese ugize nk'ikibazo. Sheri ndashaka kumenya impamvu nyamukuru ituma utanyereka ahantu mbese ngiye kucyuza inkuru njyewe waye ntamenye iwawe cyangwa ntabwo nizera. Sheri Erega sheri njyewe ikibazo ngira ntabwo wenda ari ukwanga kumwereka ahubwo nyine mbana na mushiki wanjye mutoya ugasanga rimwe na rimwe nyine kubera ko mufata nk'aho akiri umwana nyine simba nshaka kumwereka nyine ibintu byo kuba ndi mu bantu b'abahungu n'abakobwa cyane ko nanjye mba mbimubuza. Gusa nyine kugira ngo bizice umubano wacu ubwo nta kundi ndaza kureba uburyo iki kibazo gikemura ku buryo uri buze kunyurwa nanjye kandi nkumva nyine nta mbogamizi mfite. Wow sheri songa se wewe. Oya nta kibazo sheri. Ni iki se wambura? Ariko sheri gusa ariko nabwo ako se nabwo bera nimwemerera kuza mu rugo akazabona nk'ibitenge cyangwa se nk'amakanzu yarakibura azabyakira utera ntiyazahita amenya ko ari umugore wanjye. Ariko se nabwo ko nababwiye ko mfite mushiki wanjye apo ndumva ahubwo nabikoze neza. Sheri ko umuntu usiye gutekereza ibintu byinshi cyane ariko njye ari ikibazo kimwe nibajije. Ubundi urankangisha mushiki wawe ngo mushiki wawe bikingorere ngo ibiki n'ibiki simbyumva. Mushiki wawe ni ugufatira umwanzuro kireka nimba uzi ko utankunda uhitemo nimba ari ukugera iwawe cyangwa uragumana na mushiki wawe. Uri kunkangisha ngo mushiki wawe ese ubundi aguhitiramo umugeni cyangwa uri warandebye ubona ndi mubi ubona yuko ndi umukobwa atakemera ukabona n'ubwo mushiki wawe atashimye. Mu gihe ukimbwira yuko ukinkunda ugomba kunyereka ko bitabaye ibyo urahitamo mushiki wawe cyangwa njyewe. Umva sheri ndabyumva nawe ukomerekeje bihagije urumva ariko nanjye reka nkwereke ko wenda nkeneye kuguhoza amarira kuko ubu rukurize urumva. Reba amarira y'abagabo ashoka atemba ajya mu nda ariko njyewe ndemera akamanuka hano ku maso sibyo. Ejo nka saa 4 uzaza mu rugo ngende uze nyine nkwereke iwanjye. Ndishimye cyane ntabwo wabyumva burya bwose ni iwawe. Ni iwanjye ahubwo nuko mba ndi kuremera nyine mushiki wanjye kugira ngo abanza nakurengere n'ibyo mufashe. Akoshoza ko utazi n'ibintu byiza ibaze ukuntu noneho iwawe nzi ko basi wenda uba n'iwanyu ahantu hari liberite hari umva nagenza twisanzura twenjoyinga ahubwo nzajya muri weekend nta kibazo rwose tuzatubyumvikana. Sibyo nta kibazo kandi ubona ko nawe wishimye kandi urumva buri ko uko wishimye umutima nyurana n'amaraso utanga neza ubu ndumva mu mitsi arimo agenda bo. Sheri urankanguye hakuze ko buriya usanga abagabo banda dutekereza kimwe tuzi ko ibintu by'agaciro gusohokana umuntu ukamukemura ikibazo biba bihagije ariko tumaze kubona ko abashiri bacu bashimishwa no kuba twabaye agaciro. Ejo rwose saa 4 urumva wowe zabe wahageze tunisanzure kandi izera ko urumva tuzabifiringa urumva ku buryo bunoze. Mana sheri sinzi kabisa ndikumva ibyishimo bindenze gusa ntugire ikibazo njye nzaza mare basi ndani iminsi nk'ine cyangwa 5. Ino yose yose ahubwo mba numva bibaye byiza twagumana ubuziraherezo. uzi ko nujujwe mba numva nta kuva impande. uzi ikintu nanjye ngiye gukora kubera ko umpaye iminsi
mushiki wanjye ndagira mu rugo mpita mwohereza nk'ahantu nko kwa nyirarume kwa mama wacu kugira ngo tuzanatuvangira kubera tuye twumva oderi y'abantu babiri bagiye guhinduka abashije kugize ubwenge baba bagiye mu ishuri kabisa oya umuntu abagiye kongera umva ngo nkubwire eh yerekeza njye ngiye ntaye kubaga tugende ngo yerekeze nta kibazo wow ubwo sheri iragiye kugenda uyu munsi kandi akaba azamara iminsi 7 Bera nawe akaba azamara iminsi 4 ndumva sheri azagaruka Bera nawe azaba yaragiye ndumva nanongeye kubapfunyikira ndabafite neza kandi mbanze nze mba control Sheri ko mbona urimo gutekereza ibintu byinshi bimeze bite oya ntabyo rwose Sarabana nabandi gutekereza ibintu byinshi bimeze ahubwo nyine urabona ngiye maze kwitegura mufite urugendo se oya ndagiye nyine ahubwo kutakwitegura vuba ngo herekeze ese mushaka kumperekeza cyane rwose use urumva igasheri ubwo se byonyine ntuzagaruka usanga umutima unanaba uziko uzaba umeze nk'ivoka yahiye iri hafi guhinduka ko mana yanjye reka nta kibazo uretse ko njye ndi bugende nko mu masaa 8 Shiringa uragenda saa 8 Shiri mva mbaze nkubwire rwose gerageza ugende byibura nka saa 3 ubuse saa 8 zose urabukiri kugira reba namaze no kwambara ngo nguherekeze koko ubuse urabona byibura kerekeza cyamaze no kuba cyinshi mu ishati ko rwose Shiri ngo nawe bitekerezo ntabwo uzi ko imodoka bazigiramo speed governor ubuse uragenda nijoro nako ni saa 8 usugera nijoro koko rwose gerageza rwose ubyibura saa 2 bamaze kwitegura saa 9 urabona ngewe narakubyukije kandi mvuga ngo siko mbona muhangayitse wagira ngo erega Sheri humura hariya nubwo arwariye mu ntara nta nubwo bitwara amasaha 2 kugerayo erega Sheri uhangayikiye uramukundana ko nyine urabibona nyine birakubabaza ubuse urabona nugerayo warushye rwose hangana ugende byibura nka saa 3 n'igice nako saa 2 n'igice siko muri kuvugisha aya saa 2 n'igice rwose ubugiye none se ubureye bugezeho ninjoro akajya nk'umuntu guhohotera rwose ngiye ntabwo ndi kubyumva neza erega mugabo nkunda humura wihangayika kuko imodoka neza ingeza kuri gate y'ibitaro nuko ngeza aho ngaho mpita ninjira mu bitaro humura rwose mu mutima n'ugume hamwe Yesu mwami we ubuse noneho yonere ko nigenje mana yanjye noneho birahindutse ahangaha nabyitwaramo gute mana nubwo guca inyuma umugore ari icyaha ariko rwose mbabarira bwa mbere nsigaje kubikora izindi nshuro 3 wenda nk'ubwa 4 rwose vugira mana yanjye we vugira wenda muri bera wenda weze nka saa 10 cyangwa saa 9 Yesu we kandi bera arasaye umugore uko wamuvugiye mu mana akagera nyohereza marayika wawe ase marayika mu cyaha ako mana mfasha rwose n'ubundi ugifasha n'abajura ese Sheri kwisuceje erega ejo narababwiye nyine ngo nzagenda kare ariko nasanze ngomba kugenda saa 8 nyine kuko nk'umuntu uzamarayo iminsi hari imyenda ngomba kujyana nzaba nambara sha ariko se nyine nta kundi tu ariko se okay telefone yanjye harye nako hari amayinite kwanza nta namayinite nshaka gukoresha nako telefone yanjye irimo umuriro kubanza ahubwo se ahubwo ndayifite ubundi ko mwashyushye mu mutwe mufite ikihe kibazo ntabwo si ikihe kibazo urabona hari ikibazo mfite ntashaka guherekeza nari maze no kwambara nibwo si ubwo bari bamwe ngo bagenda mu masangape saa 2 saa 8 n'igice ubu kumeze niyo byatumye mushyuha mu mutwe ku buryo muri no kuvugishwa muri kuvuga indi magira muri guhanura oya nta kibazo yewe cyangwa kugenda kwanjye birakubangamiye mukuru wenda nasubika urugendo pe yewe ariko akubundi uri murambaza igiko numva uri kumpata amagambo siko wise wikanga sori nakoda
nyine sorry muko nari nyine nuko nari nibeshye sorry. Allo? Byiza sheri umeze ute? Shashe yumva nanjye meze neza nta kibazo ubu ngubu nari ngeze ku marembo yo mu rugo nsohoka nyine nzi wawe. So hari se? Yego neza uzwe uyu munsi uzwe dufitanye gahunda yo kuza iwawe. Inde ngoraki? Ndafuhe sheri. Okay nyine ni ka gakobwa nyine nakubwiye nyine ndira gashiki kanje niko kari kandiranje nuko nyine niwe nari yimvuze tu. Na nyine digida nako sorry nyine ndavugi Dani nako Mereza telefone hano ubundi uri kuvugana nawe. Buretse gato ndaza kuvugisha mu kanya. Allo? Allo? Uzishiragize ikihe kibazo? Kandi numvaga yivugisha ibintu bya digidaleda ibindi ngo mushiki waramuderanje usabaye iki? Ariko reka ngende ntacyo. N'ubundi iminsi nzamarayo ni myinshi ibintu yarimo arabimbwira. Ariko ubundi we ninde muri kuvuga? Sheri ubundi nyine urabona ubundi urumva nyine Naba niki nyine? Iyo imvura igiye kugwa sibyo urabona nyine ubutaka n'ibimera byitegura kwakira nyine intuza ifunguro bigiye kurya siko se bimeze. Ega winjijisha mbindikiranya ibyo ntago ari byo nkubajije. Tubizi ibyo nkubajije. Nyine sibye no kukubwira nyine no tekereza imvura igiye kugwa nyine ukuntu. Ariko ibyo by'imvura ukubizana. Imvura nuwo muri kuvugana bihuriye. Sibyo mukungu nako mukundwa. Erega nabibonye karuvugishwa nsobanurira. Gusa sheri nyine urabyumva waretse ko bigira intambara. Nyine urebye ni umuntu nyine navugishaga none se urumva naba ndi kuvugana n'empyisi ngewe ndiyite. Erega ibyo ntago ari byo nkubajije. Kwanza mpereza telefone nirebere kuko numvishijwe ari nk'irya karashika cyangwa n'izindi zose nyine. Ariko ubundi nge nta nubwo nzanabyumva urumva umaze kumbyimbana urumva ukuntu usiga uvuga ngo karashika ubundi uranyaka telefone yanjye mu biki. Ubundi telefone bisobanukira telefone mobile ni telefone ngendanwa niyo umuntu umwe undi kwanza no mwabintu be ntabwo nagwa telefone ntabwo nakwizera. Ariko shiri ntawe rero namwe byari bibarakaje da ubuse rega nta nibirenze nta birenze rwose ariko ntimukajye murakara bigeze aho ngaho. Nyine shiri ihangane ntabwo bizongera ariko ntabwo bizoroha. Fakandi ntibizoroha byoroha biki byoroshye se urabona ari potage uri gukora ikintu kirimo byuma ukaraguriye ko bitoroha nyine ushaka gukomeza ibintu ahubwo wowe ufite satani kubaka birakunaniye utangiye hakiri kare ngewe se none uwo mpetse ngo ntabwo bizongera ngo ntibizoroha ariko rero kuvuga nawe biki baba we mana mfasha ariko mana kuri ibirahose icyarimwe iwanjye wahateye umugongo koko cyangwa wahohereje Petero wawe undi uri ku muryango w'ijuru ariko wanasanga wanahohereje Yuda wawe ukunda amafaranga wagira ngo barayamurose mana wantabaye koko ibibazo ndabivamo gute. Ariko sishiri kumba n'ihise utuje nyine rwose mbabarira wihangane ntibongere rwose no kurakara telefone yawe yigumane rwose ariko amasaka akiri imiyagada. Rwose sheri ihangane nanjye nkubwiye nabi sibyo ahubwo ngo witegure tugende nyine nguherekeze ugende sibyo. Oya ahubwo ntago ntivuye hano.
uvugishije ukuri kuko ndabona ntazi pe. Yesu na Kirisitu b'i Nazareti ubuse mana yanjye iki gihuha kuko kirandenga mana mfashe iki gihuha kindenga rwose kuko ikinyoma nabeshya abagore ntibahurira aha ngaha mu buraka ariko mana ntibigende uko mbishaka bikora uko bishaka basi ndabiguhare mbishyize mu maboko yawe. Alo sheri, ni sawa. Umva, wari wagize ikihe kibazo? Ko nagize ubwoba. nta kibazo sheri ahubwo nyine uretse kuza gatoya sibyo hari umuntu nyine tuziranye wagize ikibazo cyane wagize agisida agiye kumutabara. Wari wagize agisida? hari umuntu nyine wagize agisida tuziranye agiye kujya kumutabara. None se ko nari ngiye kugera hahandi kuri ya nzu wandangiye, waretse nkaza nkaba ngiye mu rugo, noneho nyine waza kuza ukahansanga sibyo? ntabwo rwose uri buhansanga pe. Ntabwo ndagusanga. Urimo uranyumva se neza? Hanyuma none se shiri basi wambabariye sibyo? Njye nyine nkaza kuza kugutora nkakuzana nyine hano mu rugo ariko nyine nahogotse urumva umuvandimwe agize ibyago kandi nanjye simpari nawe urabizi ko nubwo nakurangiye nyine ariko ntabwo wamenya ngo igipangu ni ikihe nyine wantegereza nkagira tu. Ariko se ntana yisi nijoro ibintu biri kumbaho no munsi w'umuvumo byagendeye gute kuko numva ibibazo byambanye byinshi. Ibibazo se bimeze ki? Je numva nibyo. Mwagiye muri ku muntu kuko nimba umuntu yifite ibibazo urumva ndi kwipurengera akagemo ibyo akagemo karimo karashika ariko sheri uzi ko kuva twabana ariko ngiye nakumenya neza. Ubu nibwo ndi kujya nabona ishusho yawe nyayo. Ubundi wanyishagamo wiyambitse uruhu rw'intama kandi uri bashaka kuntuka kandi amajwi urukumva n'ubundi ari gukumvira namwe ubwo ho urukumva iki? ubu se ndabatutse. Ubwo urukumva iki nyine? Ibyo mwumvaga namwe nose muri kwifuza. Ugira amagambo n'umunwa. Bizagira umunwa kugeza ryari wakijitse urukumva by'ibintu umuntu nimba ikintu cyose akoze. None se wagira umunwa ntugira amagambo. Shika aho ngaho. Uzi ko hari igihe umuntu avuka nakabyuka nabi nemba no kugira ugasanga ibibazo byose ubu rukuntuka urashaka kugenda untutse wari warabembikiye ngo nta kibazo ntukuntu ukoze nta kibazo tu n'ubundi ntabwo ndi bugusubiza ururimi rwoshywa n'ubundi kandi ugiye gutuma nigendera ariko ntabwo nabatutse. Ariko ubundi sheri ufite ikihe kibazo? Ubu kuba ngiye kugenda nibyo byabacanganyikishije ko sinabwo ko nta kibazo mfite ahubwo kimugomya akuce abagore b'iki gihe muhata abantu kwere ariko ntabwo uko yagura gutamika umwana ni wowe ugaburira urwana bikize ntabwo ari ukubahata ndi kuvuga ibyo mbona ibihese mwahindutse mufite parapara nibwo bwa mbere navuka mbonye umuntu w'umugabo ufite parapara zimeze gutya. wabonye abagabo bangahe? Nabonye data nose papa ntiyandeze ubwo kumfata ukankomparanya na data buko ariko n'umugabo namwe muri abagabo sawa none nyine papa wamuhaye amanota umugabo barayamwimye ntacu nyine yagumane nta kibazo okay none ngiye kanigende bwumva haya amanota papa wawe ngiye ukayanyima ntacyo reka gusigira reka nisohokere igipangu mugendera ariko wese umva ko sekunda suje ariko mureke kwivuga ntacyo reka nigende none se ubwo mugiye gwagumya hangaha ariko kitoreza ntabwo byoroshye gendera rwose uyu mugore ndabona ibyo byakoma
umva vayo tugende mbabarira kandi ntiduserere tugende mu none uri kujya he dufitanye ibibazo ntitubikemuye ngo tubicoce ahubwo uri muranci kugenda ntabwo urenga aha ngaha bamaze nkubwira sibyo waretse basi nkagenda nkagira ahantu ngere nkagenda ngatuza uramfata se utuzi iki tugende tubiganire tubicoce utuze nanjye ntubuze urajya hehe uracika ibibazo biri mu rugo ujya hehe vayo tugenda ubwo tugende ntiduserere niwe uri kubitera tugende nese nge rwose abantu bose ntibari kubibona ko kumfata babibone nyine byose ni wowe uri kubitera urabona tutari kwiteza nge ntabwo nshaka guserera nawe injira tugende vayo tugenda ihute ako se ko mbonye umuntu ukinga yaba ari we se nk'amange cyangwa wakibonye tugenda ibintu bicara njyewe nimba uguhaye umwanya icara ahangaha tubanza dukemura ibibazo dufitanye nimba umuntu aguhaye umwanya cyangwa se agavuga ati reka mfate akaruhuko mbanza nsetinge nshyire ubwenge ku gihe ni ngombwa ngo ugende ufate umuntu usika yamundaga agahene buriya usika abantu bose babibonye barabibonye nyine ariko byose ni mwebwe kose ngenda kubwira ati genda wowe ugenda ugiye kurwaza umuvandimwe turi kumvikana reba nk'ubu habaye saa 5 utari wajyayo nk'ubu agize ikibazo yajya kwita umugomba kuvuga ntabwo wamurwajije kandi uzavuga ngo ninjye wabiteye umva mbese ariko si ubwo ni gute najya kurwaza umuntu w'ahantu nanjye ubwanjye mfite uwanjye mu rwaho ubwo narembye kurusha uwo nguwo ubu se mwebwe muri bazima umfashe rimwe ndabyumva rwose ni ikibazo ariko nyine ngemeze neza wowe wagenda ukarwaza Karine nose umuntu yarakwandikira akubwira ati mbabarira untabare nta murwaza mfite nawe ngemeze neza rwose urabona ntameze neza meze neza urumva genda ujye kurwaza rwose Karine umva wifore ntiwifore njye ntabwo nagenda ukimeze uku nguku ntabwo navanga rwose ntibishoboka ni wowe muntu w'agaciro mfite rero ntabwo wamva mu ntoki noneho nanarebera ntibishoboka ntabwo nava hano reka nkubwire pe njye ntabwo nava hano kuko izi mpagarara zose n'impamvu yabiteye nuko ngiye kugenda nabyo birimo ndabizi ko ari njye wabiteye rero ndaguma ahangaha wongere utuze ushyire umutima hamwe ntabwo bishoboka ni ngombwa kubanza nkakwitaho kandi sheri nk'ubu ngubu ari wowe urwaye akagukuza kukurwaza waba ugenda uvuga ngo ni umugome wagira ubushoboye kurwaza umuntu mugenzi kandi uranabeshya ubuho wanasanga kwanza utari atarwaye aho gushaka kunca inyuma nakubonye nimba wambabare ko ukagenda koko basi ndagutegera moto ntutege tagisi ndagutegera moto wambabare ko ariko si ubundi ufite ikihe kibazo oya nta kibazo ngiye mfite ariko kuki ibintu uri kubigira intambwe nambwiye ikibazo mufite yewe ntacyo kandi reka mbabwire umuntu uri kubahamagara ni uri kubateza ibibazo byose none se uwo muntu n'uba turi kumwe mushatse kuvuga ko ari njye uri kubatera ibibazo se kandi sheri ugira ibintu intambara ntabwo ujya woroshya ibintu kanze akusobonindera reka kajya kureba ari indi aya icara ahangaha njya kumwirebera I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.